nababwiye ko atari ubwa mbere ariko ko atari n'ubwanyu. Ndashimira Imana rero yatumiye abantu bangana namwe. Iyi Mana yaturaritse, Imana yadutumiye ifite ibyo kurya bikwiranye n'inzara dufite. Ni Imana idahamagarira abantu bayo gusa. Imana ihamagara umuntu ifite icyo ishaka kumubwira. Uvuge ngo amen. Kubw'ibyo rero nkorera mu kiganza mugenzi wawe umubwire ngo wagize neza kuza. Ku bashitsi nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umugore mfite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka. Mfite abahungu 3 n'umukobwa 1. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, hanyuma nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Munyemerere rero turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndafite ntasho nyinshi z'ahantu henshi hatandukanye. Umugabo azikonje hano yabwiye ngo mbasuhuze. Munyemerere mwakwakira intasho z'umutware. Shimiye Imana kuba ndi mu iteraniro ry'abera. Shimiye Imana yangiriye icyizere. Ndashimira Imana izanye nanjye. N'urugendo ruba rutoroshe ariko Imana iciye inzira ndatambuka, kandi namwe Imana yabarinze nta gikuba cyacitse. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Ibyo gushimira Imana ni byinshi. Muririmbyi yararimbye ngo mu buzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe. Mu by'ukuri umumotari uba wagutwaye ntabwo ubuzi wenda ngo arwaye igicuri. Igicuri murakizi? Ashobora no kuba ari umusazi utabizi, ariko Imana y'amahoro, haleluya, twakwicara kuri moto ikazana natwe, wakwicara mu modoka ikayobora shoferi, ntatokorwe ntiyikange, Imana ikabana natwe. Wihereze icubahiro. Imana ni umubyeyi, Imana iraturinda. Ngaho murambure Bibiliya dusome ijambo Imana ishize ku mutima. Maze iminsi mfite ubutumire bwanyu, birumvikana narasenze. Iri jambo ushobora kuba usanzwe urizi, yewe ushobora no kuba uribwiriza kuruta uko ugiye kuryumva, ariko kuko Umwuka Wera ari urizanye muri aya masaha, iri jambo riguhindure, rigira aho rigukura, rigira aho rikugeza. Imana ishimwe. Dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami turasoma ibice 3, umurongo wa 16. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 3, umurongo wa 16. Hari ijambo rivuze ngo ni paje 323. 323. Hanyuma ni mu gitabo cya mbere cy'Abami kurikiranye na Samweli. Ibice 3 umurongo wa 16 hari ijambo rivuze ngo bukeye abagore 2 ba Maraya basanga umwami bamuhagarara imbere. 17 umwe muri bo aravuga ati Nyagasani nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu byara umwana. 18 maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. 19 ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Nshaka gusubira kuri umurongo wa 19
ko turawutindaho cyane. Uyu murongo uravuze ngo ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. 20. Icyo gicuku arabyuka angura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. 21. Byutse mu musege kose umwana, nsanga umwana yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. 22. Undi mugore aravuga ati oya, umuzima nuwe, umuzima nuwanjye, uwapfuye nuwawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye nuwawe, umuzima nuwanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. 23 aravuze ngo nuko umwami aravuga ati yewe, umwe aragira ati umuzima nuwe, niwe wanyu, wapfuye nuwawe. N'undi akagira ati oya, ahubwo wapfuye nuwawe, umuzima nuwawe. Umwami ati nimunzanire inkota. Barayimuzanira. 25. Maze umwami arategeka ati umwana muzima ni mumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari ufite imbabazi abwira umwami ati yagasani umuzima mumwihere wimwice. Nubwo bimeze bite, ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. 27. Umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima timumwice na hato, umuhe uriya mugore kuko ari we nyina. 28. Nuko Abisiraheli bose bumvise uko umwami aciye urwo rubanza, baramutinya kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abatananiwe bakomera Imana amashyi. N'ibiteraniro habaye harimo abamama n'abakobwa bavugiza Imana impundu. Imana impaye ifite insanganyamatsiko igira iti umuzima ni uwacu. Uko biri kose, hirya y'intambara turi kurwana, hirya y'ibitero biri guturuka hirya no hino,
umuzima ni uwacu. Hirya y'urugamba umaze iminsi urwana, hirya yo kubona ko bicitse, abantu ntibatinye kukubwira ko wayobye, ntibatinye kukubwira ko wibeshe, nzanye ubuhanuzi buryoshye buvuze ngo umwana muzima ni uwacu. Mutananiwe nakomera Imana amashyi. Undi nawe arabyara, hanyuma aba bagore bombi bararaga ku buriri bumwe. Igicuku rero kije bwije bararyama, umugore umwe aryama nabi, arasinzira, aryama nabi, aryamira umwana we, birangira umwana apfuye. Hanyuma rero yikanguye asanga yaryamye nabi, asanga yemwe yakoze n'ishano, umwana we yapfuye. Igihe akireba kuri iyo ntumbi, abona mugenzi we nawe yafashwe n'ibitotsi, yasinziriye. Ariko nubwo yasinziriye, yigengesere cyangwa se yasinziranye ubwe, ntabwo yaryamiye umwana we. Umwana we ni muzima. Wa wundi waryamye nawe bati naryamye nabi, umwana wanjye yanapfuye, ariko ngize amahirwe uyu mugore nawe nubwo yaryamye neza ariko yasinziriye, reka mufatanye n'ibitotsi muguranire. Yashaka kugira ngo nganire n'abantu bakuru, reka mufatanye n'ibitotsi ubundi muguranire. Afatanya mugenzi we n'ibitotsi, afata umwana we muzima, aramumwaka, mwishira mu gituza, afata ya ntumbi ayitwerera mugenzi we, amufatanije n'ibitotsi. Ati ndakwemeje, ndaguhaye, je gushingura utishe. Nyina w'umwana muzima arakanguka ngo aje konsa umwana, yatamika umwana ibere, hakumva ntabwo umwana ari gufata ibere. Anyeganyeje yumva umwana yapfuye, abavugije induru, bwira mugenzi we ati kanguka, kanguka. Mugenzi we ati reka nisinzire, tunteshe umutwe. Buriya rero gukangura umuntu wisinzirije biravuna. Niyo umumenyeho amazi akomeza gufurura. Abantu ko barakenda bagira niba hari ikintu kivuna ni ukubyutsa umuntu wisinzirije. Ibyo akora ababizi, aba yabiteguye, uravunika aguhema. Hati
ugakora n'akazi kawe, wamunyeganyeza akarushaho kubona kubera ibyo yakoze arabizi. Ariko ndashimira Imana iz'abantu bisinzirije, iz'abantu b'imyanda, ikinyoma umuntu agishakira ibimenyetso, ariko aho kigeze gita agaciro ukuri kunesha ikinyoma. Abayumvise haleluya. Mugore nyina w'umwana avuza induru aravuga ati ko nagerageje kuryama neza nubwo nasinziriye, dore ndi ku isi iteye, nari ndi kwibaza ku buzima bw'ejo, nari ndi kwibaza ukuntu nzava muri ubu buzima, nasinziriye ariko nari nigengesereye. Uyu mwana wanjye yishwe n'iki? Sinumva uburyo ki umwana wanjye apfuye. Agura mugenzi we ati kandi kunsobanurire, nigengesere nubwo ndi muri uyu mwuga, nari kwibaza ukuntu nzawuvamo, ndi gushaka kugira ubundi buhamya, nigengesereye bwira ukuntu umwana wanjye yapfuye. Undi ati uko utangiye kunshiraho itumbi reka nkanguke, uri kumbaza iki ku mwana wanjye ari muzima? Ikintu uri kumbaza ni cyokora icyo nagufasha mu gitondo, ndaja kugufasha kugura serikeye. Undi ati ntabwo mbabajwe na serikeye, ubuzima bw'umwana buraremereye kuruta serikeye. Ati narivuze ngo ndaja kugura ikibanza ahantu heza i Rusororo, ntabwo turaje Nyamirambo, ariko urekeraho kurira. Undi ati ntabwo ikibanza cy'i Rusororo aricyo nshaka, ubuzima bw'umwana wanjye buruta icyo kibanza cy'i Rusororo. Ati rero ceceka, ntuburambuzaho induru, sijye wakwiciye. Mugore ati uyu mwana wanjye ndacibaza icyamwishe. Ijoro ryose umugore arara yibaza icyishe umwana we. Hanyuma hirya y'igicuku hari amanywa. Korera uwo muri kumwe amubwire ngo hirya y'igicuku zaba bikunda bizaca. Umuriro ndabanyamo yewe joro ribiwe n'umutima guca, ukagira ngo hari uri mwatatu. Reka nanjye nguhime mpagarara hirengeye, amara mfite kwizera ndi gufite intego, ikindi kurareba kandi kurarema, nderebera kure musego utamitse, icyo gitondo cyiza cy'ibisubizo. Nderebera kure musego utamitse, icyo gitondo cyiza cy'ibisubizo. Hirya y'igicuku hari amanywa, hirya y'umwijima abera tuzabona umuco, hirya yo kubabara abera tuzaseka, hirya yo kuvugirizwa induru abera tuzavugirizwa impundu. Bibiye turimo bagezi, inanishe benshi mu rugendo, agenda basubira inyuma, bagirwa amasezerano. Bibiye turimo bagezi, inanishe benshi mu rugendo, agenda basubira inyuma, bagirwa amasezerano. Rugamba turimo kurwana, bakubaza ukuri umubiri, kuko dufite Imana n'Umwuka Wera, bakubaza turwanire. Rugamba turimo kurwana, bakubaza ukuri umubiri, kuko dufite Imana n'Umwuka
menye nicishe umwana wanjye. Abaritegereza ati toka shitani ndashwanyaguza ndamenagura ndubikana ritabura toka ndamenagura ndahambiriza ndatwika ndakongora. Mugenzi ati kuri gutwika cyane agakongora ukamubwira udakiburya umubabaro wose nagize nabitewe n'igicu. Ati none bigenze bite? Undakimenya amakuru afati burya bya joro naraye ndira uziko narindi kuri intumbi itari yanjye. Uzi ku isi tunaniza tukarizwa n'intumbi zitari izacu, ariko nubwo bimeze gutya umuzima ni uwacu. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niho harisha umutima. Nsaba Uwiteka kugira amafashe, Uwiteka nawe ntakurekeraho. Ariko mwari muhunguye inawungana tuziko igicuko cangirishije. Menya amakuru ku mwana atari uwanjye. Mugenzi ati ni uwawe, undi ati umwana wanjye nari muzi. Ntabwo nayobe umwana nibyara. Mugenzi ati nyine iyo umwana apfuye arahino. Undi ati no, hari ibimenyetso mfite bitahindurwa nuko umwana apfuye. Undi ati oya wivuga menshi, ahubwo reka muhamagarira abatabazi badufashe baturangire naho serikeli nziza. Undi ati sinkene serikeli, sindaje gushingura umwana utari uwanjye. Gutese rebero muri kumwe mu maso umurebe warakamubwire ngo ntugashingure intumbi itari yawe. Hari ukuntu Satani asuzugura abantu b'Imana akabatwerera intumbi. Tugashingura intumbi itari yawe, tugashingura intumbi itari yawe. Gutese bazajya baragenda basambane tuzire kuba basambanye kwabo. Tugashingura intumbi itari yawe. Weho uzahagarare mu mwanya. Ijuru ntabwo ari ivangamutungo n'umuntu uvuga. Gutese ari kukubwira ngo umuhishire ngo ntuzavuge ngo ko ngo atuzwe n'undi mugabo. Tugashingure intumbi itari yawe. Iyo uhishiye umunyabyaha usa nawe. Tugashingure intumbi itari yawe. Gutese wimushigikira bakubwire ngo azajeramo akayoga ngo ni wowe musubizi ngo ntuzamuheruba. Wishingure intumbi itari yawe. Umugore avuga ati winceshekesha sindi kuvuga ibya rusororo kuko sinteze kuja rusororo. Amakuru ari kunyemeza ko umwana muzima niwe wangizana ahubwo ndebe. Undi ati tagaruwa. Undi ati akakazima nakanje. Undi ati wibeshe nakumenya. Niba hari umuntu ugira imbaraga ni umunyabyaha, ariko zirangira vuba. Ko utarigize izakamaganya byakuruka dudubiza, ariko birangira gataye agaciro. C'est le whole price. Umugore avuga ati ibyo wakora byose ngewe maze kubona ko nari najishijwe nijoro, giza amahirwe umusekuru atanze umwana wanjye mufitiye ibimenyetso. Mugenzi wo mugurana ati wibeshe umukorere, twese turababona. Uyu mugore yibuka ko n'ubundi wamugurane nta mbabazi amufitiye. Ugati nta mpamvu yo guhangana nawe, ahubwo hari abakozi b'Imana bakiri. Ariko mana ntabwo uzabona Imana ije iwawe, ahubwo izatuma abana bayo abakozi babo baze bagusura. Igihe cyose ubonye umukozi w'Imana ujye ubona ko ari Imana, kuko Imana iba mu bantu bayo. Ntabwo Imana iba ahantu
iyo ugaburiye umukozi w'Imana akanyama aba ari Imana uhaye inyama. Yo umuntu w'Imana yigeze kuza ku itorero iwacu, nari nkiri umukobwa mfite imyaka 16. hanyuma araza umwana w'imfubyi, aravuga ngo Imana iramubwiye ngo uwo mwana yambaye ubusa, aravuga ngo umuntu uramwambika arabona umugisha. Abantu benshi barabipinga batangira kubinegirije. Hanyuma mureke mbabwire, kuramo inkweto nari nambaye imbere y'Imana ishobora byose, nta mafaranga nari mfite. Kuramo inkweto nari nambaye sinzazibagirwa, n'inkweto z'umutuku nzikuramo ndagenda nzambika wa mwana. Abantu bose bararira, subira kwicara nambaye ibirenge. Baraza barambwira bati si waba uzambaye ko nugera mu rugo urazigana. Ndavuga noya, ntagera mu rugo Satani akanyongorera, ngewe nemeye ndagenda n'ibirenge. Umwana w'imfubyi yambara inkweto. Umuhanuzi yagiye mu mwuka arahanura ngo umve uko Imana ivuze. Imana iravuze ngo izakwambika, uzambara kugeza ubwo nawe uzajya wambika abandi. Oya, nubwo wenda ntambaye neza cyane ariko nagerageje. Mirimo y'abera izibukwa, mbere Imana izibukwa. Imana irawambika. Mugore aravuga ati ndabizi Imana iri mu ijuru, ariko ku isi ifite abakozi bayo. Arangije abwira wa mugore wamugurane ati ntabwo ndaje mpaka nawe, ngiye gushaka umuntu w'Imana. Hari umugabo witwa ariko Mana hari umugabo witwa Salomo, aherutse ku Kanunga, yahakuye ikintu gifatika. Muribuka ko Salomo yazamutse ajya ku Kanunga ngo azamukanye ibitambo 1000. Akigera ku Kanunga, Imana iravuga ngo nshingiye kuntu Salomo azamutse ntazana imbokoboko, akazana ibitambo 1000. Nshingiye ukuntu Salomo azirikanye neza
uje ufata iby'Imana yakoze ubigereke ku byo itari yakora, uzaje urasanga ibyo yakoze ari byo biremereye. Uzumwuka uhumeka ukuntu uhenda. Wabona he? Ayo menyo ari mu kanwa, ayo maso, ibyo yakoze biremereye kuruta ibyo itari. Muyikomera amashyi bamubwira. Salomo yazamutse ku kanunga agiye gushimira Imana ko abaye umwana. Kandi uyu Salomo yari yaravutse mu buryo butemewe, yari yaravutse ari kinyenda. Ntabwo yari yaravutse ku mugore w'isezerano. Aravuga ngo nshingiye ko Imana yanyemeye ntari uwo kwemera. Yari yagize amahirwe, ise Dawidi amuraga ubwami, kandi ise Dawidi yarafite abana ku mugore w'isezerano, harimo ba Doniya. Hanyuma Salomo yibutse ko Imana ari itumye sesa Dawidi amuraga ubwami. Aravuga ngo mbere yuko nishimira ubwami nkwiye kujya gushimira ingize umwami. So muranyumvise? Aravuga ngo ndabizi papa yari afite ba Doniya, yari afite Abusalomo ngo yari umusore mwiza yakurikiranaga na Adoniya we ngo yari azi neza ko ari we uzasimbura se ku ngoma. Yari yaramaze no kubyishiramo, ashaka n'abantu, arababwira ati mwebwe mugende muri kunyamamaza. Birangira abantu bamwamamaje, Imana ibitesha agaciro. Ndashimira Imana itesha agaciro ibyo abantu bamamaje, igaha agaciro icyo yavuze ku muntu wa abavuzweho n'Imana gusa aribo banyemerera bahaguruke batere haleluya. Ndabahanuriye n'abadukurikiye, ibintu byose byavuzwe n'abantu ntabwo bisohora, ariko ibyavuzwe n'Imana bizasohora. Imvugo y'Imana nta muntu uyikinga sitigama, ntatega imvugo y'Imana sipidigama. No, imvugo y'Imana ica mu muriro ntishe. Imvugo y'Imana ikinyabiziga ntaku. Muranyumvise? Nta murozi uroga imvugo y'Imana. Bararoga bakagira aho bagaruke. Nta uroga imvugo y'Imana, nta uroga za. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta nkuba ikubita za. Abantu ko bananiwe bari gufasha. Jean Growth Bice reka nguhanurire, nta nkuba ikubita za.